Yes, mugubwa neza kandi cyane kandi muraho. Uyu ni Emile Mwami, trainer, speaker, mentor. I love you so much. Iyi ni Wise Dream Pro, aho tuganira ku bintu bitatu by'ingenzi n'ubuzima, ubukungu ndetse na network marketing. Uyu munsi turaganira ku ki? Ntabwo bisanzwe. Uyu munsi turaganira ku bukungu. Aho tugiye kureba ubumenyi bune bw'ingenzi ariko none bworoshye. Uyu muvandimwe wanjye ukurikira Wise Dream Pro, aho ushobora ubumenyi ushobora kuba bwagufasha kwiteza imbere no kwikura mu bukene bwo bwose waba urimo. Maybe warize gusa ntabwo ko nakazi ufite cyangwa se nagafite, ariko ukeneye kongera ibyo ufite cyangwa ukeneye kongera amafaranga winjiza. Ngiye kubwira ubumenyi bune ushobora kuba bwagufasha mu by'ukuri umunsi ku munsi kuba wakwigeza ku buzima ushaka kubamo muri kinyejana cya 21 turimo. Kuko abantu batubwira neza ko ikinyejana turimo cya 21 nicyo kinyejana kiryoshye kandi cyane. Impamvu tinya ngo mu byo tugiye kureba naza gusanga kiryoshye kurenza uko wabitekerezaga mu buryo bumwe cyangwa se ubumenyi bwa mbere ukeneye ni ubu ngubu. That's number 1. Ubumenyi bwo kumenya icyo ushaka. Ubumenyi bugoye cyane abantu benshi. Ubumenyi bwa mbere dukeneye kugira ngo ugire aho ugera kugira ngo ukure mu buzima wumva bubi utarimo, ukeneye kumenya icyo ushaka. Ibi ngibi namenye umunsi mwaka 2016 mbere y'uko nza mu mujyi wa Kigali. Nabanje gucuruza ikarito mu mujyi wa Muhanga. Ngeze mu mujyi Kigali cyo cyambere nabanje kwitaho cyane no kumenya icyo nshaka. Ese uyu munsi ndi hehe? Ndashaka kujya hehe? Ubuzima bwaje guhinduka. Uyu munsi nishingiye byanze kuko uko bimeze kose aho ndi ndahishimiye n'urugendo ndimo ndarwishimira. Rero nta kintu cyambere kibanza kugira ngo ugire ahantu ugera, ukeneye kumenya icyo ushaka. Ngo n'ubumenyi bwa mbere ariko utapfa gushobora n'abantu benshi. Uraza gusanga benshi badateye imbere cyangwa se badafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, nuko bataramenya icyo bashaka, nuko utaramenya icyo ushaka mu buzima bwawe. Umunsi wamenye icyo ushaka ubuzima butangira guhinduka from that day until you get, cyangwa se igihe kugeza igihe ukigereye. Ubumenyi bwa kabiri bukomeye kandi cyane, ugomba kumenya gukoresha ikintu cyitwa smartphone. Kumenya gukoresha smartphone. Abantu benshi bafite smartphone ariko ntibazi kuzikoresha. Abandi nabo si uko batazibona, ahubwo ntabwo bari kuzigura kubera ko batazi akamaro kazo. Ubumenyi bwa kabiri cyane muri kinyejana cya 21 ugomba kumenya gukoresha smartphone. Mvuze smartphone kubera ko nta kantu koroshye uretse ashobora kubagira gute kuba yabona. In general wagomye kumenya gukoresha ikoranabuhanga, ariko byibuze menya gukoresha smartphone. Telefone isanzwe simple. Numara kumenya gukoresha smartphone bizagora ko smartphone ikora ibintu byinshi utatekerezaga ko yakora. Smartphone ni ibintu byinshi cyane. Nugira ubumenyi, ukagira ubushobozi, ukagira ubuhanga bwo gukoresha smartphone, ndakubwiza ukuri ubuzima bwawe buzahinduka kandi cyane haro yakugeza utatekerezaga ko byakugeza. Impamvu umunsi utabizi n'ubwo utaragira ibyo kugira gute bwo kuyikoresha. Numara kugira ubumenyi bwo gukoresha smartphone, wowe ubumenyi bwa kabiri uzagira bwa gatatu not bwa kabiri uzagira bukagufasha nuko umenya gukoresha neza social media. Ladies and gentlemen, aho waba uri hose niba ubasha kumva ikirumi rw'ikinyarwanda, nimba cyangwa wabasha kumva ururimi rw'ikirundi, aho waba uri hose ku isi, ikindi kintu ukeneye kumenya gukoresha neza ni imbuga nkoranyambaga. Aho mu mbuga nkoranyambaga twavuga nk'izihe? Twavuga YouTube cyangwa se ugomba kumenya gukoresha urubuga rwa YouTube. Ni ubuntu kurujyaho, ukoretinga ibyo ushaka, then ukarwakugirira akamaro. Umenya gukoresha neza Facebook. Abantu benshi mufite Facebook muzibaho, ariko benshi tuzi neza ko Facebook ni ahantu ho kugira ngo tugusuriza abandi, ni ahantu ho kurebera amafoto tukarayikinga tugakora share, ariko si uko bimeze. Menya gukoresha neza Facebook. Si ibyo gusa, menya gukoresha neza WhatsApp ikoresha iki umunsi yawe. Numara kumenya kuyikoresha neza bizakugirira umumaro. Abenshi tuyikoresha mu biki? Kureba stati, kureba utuvideo, kureba situation z'ubundi buzima bw'umuntu runaka uko yiriwe, status z'umuntu, guchatinga hayi. Yes, ariko burya WhatsApp ifite ibintu byinshi yagira gute yakoreshwa kandi byagira akamaro. Nimba uyu munsi ubasha kubibona ukajya kubona ukuntu umuntu akoze ubukwe, yakoze groupe ya WhatsApp, then ukamutambuka mutwerera, hari irindi banga. Ugomba kumenya gukoresha WhatsApp kandi neza, byakugira umumaro kandi cyane. Menya gukoresha Instagram, menya gukoresha Instagram bizagufasha. Nta Instagram ari ukujya amafoto gusa gutyo kuza ngo birangire for no purpose. Ugomba kugira purpose y'ikintu kikujyanye kuri Instagram.
nimba uri umukobwa, nimba uri umumama, nimba uri umusore, nabwira ngo migire ubumenyi. Cyane cyane ndabwira urubyiruko, young generation, you are lucky kuba uyu munsi mu kigero cya 21 dufite ibi byose turi kuvuga aha ngaha. Aho ni ahantu hakomeye ushobora kuba twakungukira bimwe cyangwa se ibindi, ushobora kuba byahindura ubuzima bwawe, ushobora kuba byakreatinga akazi. Ariko menya, gira ubumenyi, gira ubushake bwo kumenya neza uko wakoresha Instagram ikaba yakugirira akamaro. Akandi kantu ka nyuma kuri social media ndaza kongeraho, ndakubwira ngo ugomba kumenya imikoreshereze n'uburyo kibikora ikintu bita Bitcoin. Okay, nivuga Bitcoin arabandira amabuye, nivuga Bitcoin arabwira ko nasaze, ariko icyo waba icyo cyose, icyo waba ukora cyose, uwo waba uri wese, uyu munsi ndera young generation gusa, ndabwira nawe mukecuru ubasha kunyumva kuri iyi video ndi gukora kuri Wise uri mu Pro, ndabwira ngo ku kintu cyitwa Bitcoin ndetse n'ibindi bintu byose bisa biri related bikora kimwe na Bitcoin. Impamvu isijya muri social media niki nuko uraza gusanga n'ahandi hantu ntabwo uzakifata gutya mu ntoki, ni ikintu kiri online, ni ikintu kiri aho ngaho. Ugomba kumenya imikoreshereze neza myiza uburyo Bitcoin ikora guys. Then hanyuma reka tuvuge ikintu cya kane dusoze, ikintu cya kane ukeneye kumenya kugira ubumenyi cyangwa se ubumenyi bwa kane ukwiye kugira muri wowe kugira ngo bikugirire akamaro mu kinyejana cya 21, ukeneye kumenya guhura n'abantu b'ingenzi. Kumenya kugira ubumenyi uburyo ki wahura n'abantu b'ingenzi, icyo kintu n'ukimenya kizagufasha kandi cyane. Guhura n'abantu b'ingenzi, guhura n'abantu b'ingenzi namba have to be connected. Yego, uyu munsi kuri za social media, how do you connect? Ngo nimba kuri social media, nimba kuri WhatsApp, Facebook, Instagram, gira ubumenyi bw'uburyo ki bwose bushobora kugira ngo tubasha kwihuza n'abantu. Hanyuma ikindi gishobora kuba cyagufasha kuba connected muri rwanda rwo kuba ubumenyi ushobora kuba bwakuhuza n'abantu, ugomba kumenya kwivuga neza. Abantu benshi amura kuri social media akagusuhuza then ntamenye kwivuga. Mugomba kumenya uburyo ki style mugomba kwivuga mu style mugomba kwivugamo, ugomba kumenya kwivuga. Kubera ko uyu munsi ntandana bazahura bikomeye kurenza uko abantu kuri social media, kugira ngo babiryohe, kugira ngo kugira akamaro, kugira ngo umuntu akumenye ntandi hantu bizava. Ugomba kwivuga, kandi iyo wivuza wibwiye umuntu burya nawe iyo atakwibwiye agira ishyaka byo kugira ngo agire gute nawe umumenye. Hanyuma menya uwo muhuye, gerageza kumenya uwo muhuye. Kumenya uwo muhuye nta kindi bivuze, niba maze kwibwira umuntu gerageza no kumenya wa muntu. Nurangiza mwatangiye umubano, okay, mwatangiye umubano, nurangiza uwo mubano nukomeze. Ubwo numenye ibyo twajyaho turi uyu munsi. Ladies and gentlemen, aho waba uri hose ku isi, nababwira ngo nyabara n'ukurikira ibiganiro bya Wise uri mu Pro. I'm so sure you'll gain more skills. Uzabona ubumenyi bwinshi, uzabona ibijyanye n'ubuzima, uzabona ibijyanye n'ubukungu, uzabona ibijyanye na network marketing. Uyu munsi twaba tuvuga bijyanye n'iki? N'ubumenyi bwagufasha mu by'ukuri kwiteza imbere mu buryo bwe kandi byiza gute, ubumenyi bworoshye, ubumenyi butagoye, duhora nabwo umunsi ku munsi, duhora dukoresha umunsi ku munsi, ariko ntabwo benshi turumva neza akamaro ka. Gusa nanone hari abandi bamaze kukamenya kandi babibyaje umusaruro. Even me, I appreciate all of those. Ubundi appreciatinga cyane ibi byose, nyuma yo kubimenya hari icyiza mbibonamo kandi cyane. Guys, so rero badusura dukora twaganira byinshi birenze kubyo tuganira aha ngaha. I love you so much. 2 or 3 aggregate work together, nothing will be impossible. I love you so much. See you.